basi nyine mu gihe nashoboye kuba ntandyama nawe wowe ubinkorere. Nyine noneho basi ubu mumfate kujya ajya mu nda atazazana n'ibirwara cyangwa abantu bakamugerekaho inda bakamubeshyera. Umhora iki koko? Njye nawe urabizi ko nta kintu kiduhuza cyatuma dusomana. Noneho ku munwa kweli. Akoje. Ikintu ushaka ko kiduhuza kirenze kuba ngo ukunda niki? Njye niyemeje kuba umwizerwa hano mu kazi ndetse no kwa Christian. Ngomba kubivuga byose ko bimeze. Shenza. Maso, wambabareye kuri umunsi arengeje ari wowe. Oya. Messenger. Niba Joy mutameranye neza muri ibi bihe. Uretse nk'ababwiyerekeye. Ko n'ubundi urimo biba bitakoroheye. Ibyo utangiye kandi nawe. Wenda gusaba kumfasha ukaza kuntwera ibyo nagusabye. Wiba umwana we kora igishoboka cyose kugira ngo wubake urugo rwawe, sibyo? Yewe niba nibinanga twajya no mu bapfumu twajya nahe ari kugumana umugabo wawe. Icyo kintu uri kucyumva neza? Nta kuvuga ngo abandi bako Yesu ubwo tuvuga aramutsa nteyo nda. First of all nago nayikuramo. Ibyo bintu ndabizi ko nabikubwiye kuva kera tukiga. Ku munsi habayeho accident nk'iyo ngiyo. Nzahebera urwaje. Ubwo sayine. Naragukunze urudashoboka. Sinjye wabihisemo nikaze ndi mu maboko yawe. Mbabarira nanjye sinjye. Biba bivuze ukuri nk'umutima uragugahirwa nawe. Mbabarira niba naragukunze urudashoboka. Sinjye wabihisemo nikaze ndi mu maboko yawe. Nanjye sinjye. Mbabarira sinzanywe n'uturingushe tw'abasizi. Cyangwa se imitoma ituma umutima utuza. Ahubwo nzanywe no kugusobanurira. Betty. Nanjye sinjye. Tunbite? Ngiye. Hano se gute? Christian yagutumyeho? So uranyakirira hanze nta no kuma karibu. Tebanze muri karibu umuvugisha ibindi byose wananyakirira. Kamuntu bwira nimba ari Christian wagutumyeho mbimenye nta kibazo. Ako se none ko n'iki Christian mutaziranye yabagutumyeho mu buhe buryo cyangwa Jasmine yagutumye? Jasmine yano? No. Like no kubanza nyine gusa. Nagari hano. Betty. Mugizi kuri ndabizi ko mu maso yawe hadasa nk'umuntu ubeshya cyangwa indi ryati. Niba Jasmine ari hano mbwira ko ari mu bintu binzanyanga. Please. Umva mfite ibibazo byinshi, mfite stress nyinshi Jasmine nawe uri hano. Mbabarira numve neza. Icyaba cyose ugume ku ruhande rwanjye. Ntabwo nzi kigiye kuba ariko ikiri bube cyose ugume ku ruhande rwanjye. Ndagusabye. Urabizi ibintu byanjye byose nta na kimwe utazi. Ndamutse mbuze umugabo wanjye cyangwa se bikagenda nabi, urabizi ukuntu nabaho, urabizi byose. N'ubushuti bwanjye nawe bwahagarara. Ndakwinginze
ugume ku ruhande rwanjye. Beti nicyo rumamagariye kuko icyaba cyose nta wundi najya ku ruhande uretse wowe, sibyo? Kubera ikindi kumva mfite ubwoba. Tuza nyine turebe ikibazo kuvamo, kandi buri kintu cyose kiba kibageno by'ubuzima bwawe, sibyo? Ntupanike ngo wumve ko Ibaze ko yavuze ngo agiye gutumira inshuti ziwe, nanjye muri inshuti zanjye ebyiri nkagutumira na Jasmine, none umva reka guhangayika we tuza, ntabwo ari ngombwa ngo upanike, witegereza turebe, sibyo? Sibyo? Ndi ku ruhande rwawe kandi urabizi, sibyo? Okay. umva reka dusubire iwawe. Wewe. Vipi Saloma kama kibaiki pao? Ni wowe kwirira none. Ariko ubushemusa nzamugire gute? Ubwa mbere na mbere yakuzanye ahantu atari ngombwa hibanga. None nguje na hano. Akuzanye naha. Nakuguru waje utuze kwe. Waje oroshya ibintu ariko. Waje oroshya ibintu. Imwifate garo kabisa. Shemusa uramurenganya, Shemusa uramubona ahangaha. Shemusa nta kintu ugeze ambwira na gito. Sibyo? Ntabwo wahamenye ute? Ntabwo ari wanzanye ahangaha ni ngewe wizanye. Uhamenye ute? Uzanywe nande? Shana ubundi abantu yo mwogosha umusatsi wari ugiye kuzansasa. Uzi ko wari ufite bya bisatsi byawe bitise. Shana ubundi kabisa. Beti. Karen sawa? Beti nta Masudi. Tinze bimaze bite? Oh. Karibu. Karibu. Ça va bite? Ça va Chris. Ça va. Ça va bien. Bienvenue. Ça va? Merci. Ça va. Kuikanze bite? Masudi sawa? Simani se waza ukambwira. Ni njye wamutumiye umushyitsi wanjye. Kuri gate nkabonye umuntu sinzi ko ari umushyitsi wawe cyangwa ari uwa Jasmine, kuko mbonye Jasmine ari mu gikari mu kwitaba telefone, ariko icyo nkubwira cyo uwo muntu hariya ameze nk'umusazi, ameze nk'umuntu ucanyikiwe. Urabizi neza ko Jasmine muri ya minsi yari ameze nka Jasmine neza. Njye nta mushyitsi mfite ubwo wasanga ari uwa Jasmine. Reka kamuhamagare tujye kumureba. Bite wowe? Ni sawa. Ugezwa n'iki se? Hano naje kureba. Abantu? Wari uje kureba nde? Nashaka kwinjira hano naje ndi umutumirwa. Kwinjira? Umutumirwa? Watumiwe nande se? Ntabwo Masudi wabwiye se?
Oya. Nta kintu yari yatubwiye. Musanzwe muvugana se? Aho sinzi impamvu utababwiye ko watumiwe nande? Aje kwa Betty na Chris. Abo bukwe burimo kuberamo hano se baba bagutumiyemo? Yeah. Ni Uganda se? Ubwo bukwe ni Uganda burimo kuberamo hano? Si umuntu wo kwa Chris. Okay. Ugiye gutegeza hariya? Hariya? Okay. Turasa. Masude hano hanze tugize ikibazo. Yeah. Hari umuntu witwa Junior. Yes. Araje hano ngo nimwe mwamutumiye. Okay. Ndakumva. Yes. Nta kibazo mwabwira Jasmine na Betty bakamanuka. Okay. Hey, babe, please, babe. Oh, babe. What's happening? Who are you calling babe? Come Baby on, one. babe. Wow. Babe, Robbie's gonna have one fit. Wow. Ntabwo waba utamfite. Please. Can't, for what? So igihe cyose tumaze tutabonana umutima warahagaze. Right? Who are you fooling around? Urabona ndi wa mwana wo muri high school utera udutoma twa ntabwo waba utamfite. Babe, please, babe. Can you please stop calling me babe? Can you? You know I can't live without you, boo. You can't live without me. Ariko waba ufite Jennifer, right? Come on, boo. What's new out of Jennifer? Okay, fine. Jennifer muvuga ni mukuru wanjye. Oh, yashije nagaje. Ni umukobwa wari inshuti yacu. Nako nagakiri inshuti yanyu, asigara inshuti yiwe. Bamaze iminsi bagendana kandi birambangamira ngiye kubona bari bagenda. John ntabwo wakora ibyo kose. Ni gute wangiza amahirwe nk'aya kuba ufite umukobwa mwiza ugukunda cyane noneho wangizwa kare n'ibyo. Nizere ko ari kubeshya. Ko aya mahirwe ntabwo azongera kuyabona. Urumva amahirwe wawe uri kwangiza ntabwo wabona umukobwa mwiza nk'uyu ugukunda nk'uko agukunda. Nukuri subiraho pe. You know what? Ariko umuntu agerageza gushaka umuntu akiyoboza. Just go home, okay? Don't make a scene. Just go home. I will. Go. Just go, okay? Don't make a scene. Just go. Okay. Just go. Make sure ko nagaruka ngaho atari bwinjire mu bantu. Yego? Wabyoroshya. Turinda byoroshya neza ku muntu. Basi. Jennifer. Umeze neza se? Turashima. Namwe ni amahoro. Turi amahoro benshi. So uzi icyo gihe wamuhamagara?
nziko na telefone yawe navuze ati umuntu ko mu Chris se namahoro nawe birangije ikintu wambwiye ngo uzaze mu rugo kandi ntege muzabimenya none ushizeho ngo Betty ntabimenye navuze ati namahoro cyane ko Chris amubwiye ngo uzaze mu sister wanjye atabizi Mesi byani ngo wamenye burenze pepe hari impamvu nyine ariko humura nta kibazo amasaha yatugendanye kweri amasaha n'abanyafurika mwo bacamwe muntu ngo rero numvise nuko nari nabifashe nka brage ngo iyo ushaka guhura n'umuntu saa 2 ngo umubwira saa 1 kugira ngo wizigamireho isaha imwe y'ubukererero ibyo byagutungura abandi basigaye bashyiraho amasaha 2 imbere kugira ngo gahunda yawe bwite yohaniremo hako nabisanze inoto none se hari abandi bakiza bitegura tujye gahunda nuko mbona amasaha yawe ari ikibazo ejo bundi hari umuntu uretse ko byaransekeje ku ruhande rumwe hari umuntu twagomba guhura muri business talk tugezeyo dusanga umwe mu bo twari guhura ntabwo ahari kandi tugiye kuvuga ibintu birimo amafaranga n'akazi noneho agezeho barabanza bamuhamagaye ngo ko watinze ahita avuga ngo none se ngo abandi ngo bahageze nanjye nzi ako ni nabyo akenshi usanga iyo ugiye ugategereza abantu benshi atabyishimira ukabanza uhamagara Oya ariko bahageze cyane no kubaza ngo bahageze nyine buriya nuko zikora gahunda abantu bose babaye ngo abanyafrika usanga umuntu wamugesa mbasata mbese byabaye abanyafrika koko duhindura ariko zigutegereza cyane mu bikora gutyo nawe mugomba kwizigamira igihe mbere yuko abantu bahamagaye baje no ntabwo ari bose ariko hari abantu bakira umwanya batawitaho banegurija isaha ugasanga nimba ari saa 2 akavuga ati ni bimwe by'abanyafrika mbese byabaye indirimbo akenshi bikunda kuba barega ugasanga kuri gahunda n'abantu ariko ukabanza guhamagara kugira ngo utagerwa nawe ugategereza mwaze no byoroshye ese ibyo bintu by'abanyafrika Jasmine mwamu yangana ntabwo ari bubone ikintu kiganiro cyacu ntabwo ameze neza ararwaye se yatashye cyangwa no ari mu cyumba nta kibazo maso washatse se uko ubona icyo tuzimanira abashyitsi ngo bataraza nta kibazo bashobora kuza kuba nka cyagishwe abadahari kabaye reka mbarere igishwe murakizi se mugani w'igishwe tubwire igishwe cyagiye ahantu kirabyina ariko kikabyina ibitajyanye n'ibyo abandi bari kubyina bajya ibumoso kikajya iburyo bati mbega igishwe kubyina nabi kiti munyihanganiye naje nkererewe ariko mu by'ukuri ntabwo nuko cyaravuga ati njyana mwatangiriyeho ntayo nzi cyo cyaje kinjiramo kibivangavanga gutyo igishwi ni igisimba igishwi urabizi ubuhanga bw'abanyarwanda ahanini ibintu byabo babirenguriraga mu migani baba bashaka kukubwira bakarengurira ku kintu runaka bagaca umugani barengurira ku nyamaswa ariko bavuga umuntu ntabwo nari bujura igishwi ni inyoni yitwa igishwi ni inyoni yitwa igishwi ntabwo numvaga ntabwo numvaga nyine ko utazi igishwi icyo ari cyo urumva ndabizi kubarusha ngo nabo harashyushye nawe wambaye n'umukara nafumbise nashyushye cyane ngaho mbwira ikintu ushaka kuri boss wanjye w'urutugendo bro mburi ijuru nta kintu na kimwe nshaka kuri boss wawe okay uburi ijuru se w'ijuru waribona niyo haba hari ahantu bari kopa nta wari gukopa
kereka ibara rya papa wawe akariguhera ubuntu. Mbwira. Ariko bro, ubundi vipi zawe kweli? We hari ahantu nzi ko buryo ushobora kuvuga yuko ntashobora kubona ijuru. Tuve muri ibyo. Mbwira icyo ugendereye. Ndabizi neza ko wabeshya Shemusa akakubwira inzira zose wanyuramo kubasha kugera kuri boss. Ese ubundi waba ufite umugambi umwe na Clovis kwigeze kumbwiraho ngo ntitudakora ibyo ashaka ngo tuzasubira muri Canada turi Mirambo? Cyangwa umbwire ngira icyo mbwira abasore hano bagira icyo bakora ari wowe umurambo. Amen. Reka mubwize ukuri rero, okay? Je naje gushaka Chris hano kugira ngo tuganire nk'abantu b'abagabo. Anje ni inama. That's it. Muganire nk'abantu b'abagabo. Kuva ryari wowe na boss wanjye muganira nk'abagabo? Gute nkawe? Hey. Oh, frère. Ça va? Ça va dans la nature. It is. So, My brad. ndataguka kumwoberese. That's it. Meze neza. Sorry. Mumbabarire nabashyerereje pe. Cyane amasaha y'Afrika. Okay. Africa. Yes, mwakoze rero. Mwakoze mwese kwitabira ubutumire bwanjye. Masudi. Yes. Mazimano se twagusabye ari Nageze muri Africa nsanga nta kintu kirimo ariko natumeka tugo hano hanze. Reka dukwite tubangura. Ndase ku ntego kubera ko ari akazi mfite ngomba kujyamo mu minota mike cyane. Kandi tugomba nyine no kuganira. Mwakoze rero mwese. Nabatumyeho Claire, merci. Na mushiki wanjye, merci. Masudi, as usual. Beti nawe wakoze. Kuhaba. Gusa mbere yuko wenda ngira icyo mvuga kijyanye n'icyatumye mbatumaho, nashaka ko Beti niba hari ikintu icyo ari cyo cyose ashaka kuvuga mbere yuko ngewe mvuga abanza kivuge, ubundi ubwo nanjye nkomerezeho. Jewe urebye nta kintu mfite cyo kuvuga cyane ko ni gahunda ukuntu yateguwe nazo ntabwo nzi ukuntu yapanzwe. Beti, ushaka kuvuga ko iyi gahunda nta kintu kimwe wari uyizi? Wowe n'umugabo wawe murabana mu nzu ntumenye ikirimo kujya mbere? Urambwira ko gahunda yose umugabo wawe yateguye utayizi? Umudamu abana n'umutware we mu nzu, ibiba byose ntamenye uko bimeze? Pas possible. Chris,